Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Aya ni amagambo y'icyo kwibukwa kiboneka mu gitabo cya Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 7. Ni amagambo yabwiwe Yosuwa ubwo yari ari guhabwa inshingano zo kuzungura umugaragu w'Imana Mose wari utabarutse, akomezwa n'Uwiteka ati cyakora ukomere ushikame. Iki ni cyo kwibukwa cy'icyigisho cya mbere cy'iki gitabo. Icyigisho cya mbere kitubwira ngo amabwiriza yo kugera ku ntsinzi. Reka nguhe ikaze rero muri ibi byigisho by'ishuri ryo ku Isabato, byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni ibyigisho by'igihembwe cya kane umwaka wa 2025, aho turi kwiga amigisho atubwira ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa harimo ibyigisho byinshi cyane byakomeza ukwizera kwacu. Uyu munsi rero turi ku ngingo yo kuwa kabiri y'icyigisho cya mbere. Ni ingingo itubwira ngo ambuka, uhindure, ugabanye, unkorere. Yesu yagombaga kwambutsa ubwoko bw'Imana, agahindura b'icyo gihugu n'icyo gihugu, akagabanya ubutaka ubwoko bwa Isirayeli, kandi bugakorera Uwiteka. Ngiyo incamake y'ibyo tugiye kureba. Turagushimye Data mwiza, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana itwitaho iteka ryose, ntujya udutererana, ntujya udutenguha. Reka rero tuguhimbaze. Uri Imana yacu, turakwizera. Reka iri jambo ryawe ridukomereze mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Iyi ngingo ya tariki 29 none ishingiye mu gitabo cy'igice cya mbere cya Yosuwa. Niki twakwigira ku miterere y'iki gitabo duhereye kuri iki gice kibanza? Reka nkubwire ko igice cya mbere kiri mu buryo Imana yatoranyije Yosuwa ngo azungure Mose, kandi kikabamo umugabane wa kabiri uko Yosuwa yabwiye abantu yuko bazambuka Yorodani, abaha ayo mabwiriza. Igice cya mbere cya Yosuwa kigaragara nk'itangiriro ry'igitabo cyose, kandi iki gice rero gikubiyemo imbwirwaruhame enye zihura n'imigabane ine y'ingenzi y'igitabo cyose. Umugabane wa mbere, bahabwaga amategeko yo kwambuka Yorodani. Bahawe amategeko y'uko bagomba kwambuka Yorodani. Umugabane wa kabiri, bagombaga guhindura abo basanze, iki gihugu bakagihindura. Kandi hari icya gatatu bagombaga gukora. Yosuwa yari afite inshingano zo kugabanya igihugu. Buri muryango wose w'Isirayeli ukagira umugabane wawo. Umugabane wa kane w'ingenzi, ibi byose bagombaga kubikora ariko babikorera Uwiteka. Ariko nanone ibi byose bigakorwa hagendewe ku mategeko y'Uwiteka, binyuze mu kumvira amategeko y'Uwiteka, kugira ngo badateshuka iburyo cyangwa ibumoso ku bijyanye n'ibyo Uwiteka yavugaga. Igitabo cya Yosuwa rero gishobora kubonwa nk'ikigizwe n'uruhererekane rw'ibikorwa bikorwa n'Imana ubwayo. Muri buri gikorwa Imana iha Yosuwa umurimo wihariye ugendana n'urugamba rwo kwigarurira Kanani, kandi buri murimo wose ukazashimwa nyuma muri icyo gitabo, nyuma y'uko usojwe neza. Ku iherezo, amasezerano y'Imana yerekeranye no kuba muri icyo gihugu yagombaga gusohozwa. Kuva icyo gihe ugakomeza, inshingano yo kugumana icyo gihugu yari iri mu biganza by'Abisirayeli, kandi yashoboraga gusohozwa gusa kubwo kwizera nyakuri no kumvira gukomotse mu kwizera kumeze gutyo. Ukwizera gushingiye ku bitangaza Imana yabakoreye, gushingiye ku mirimo y'Imana babonye, uko kwagombaga kubaha kuramba no gukomeza kuba mu gihugu. Ibikorwa by'Imana
bigaragarizwa mu nshinga eshatu Yesuwa yabwiwe. Bwa mbere yarabwiwe ngo ambuka. Bagombaga kwambuka bafite kwizera. Ufate, yagombaga kwambuka agafata igihugu, akagabanya igihugu. Ibi byose rero byagombaga kuva mu kumvira k'ubwo bwoko. Ari nacyo kirangwa n'igikorwa giheruka cya kane, aricyo kivuga ngo unkorere umurimo. Nanone kandi igitabo cya Yosuwa gifite imigabane y'ingenzi. Buri mugabane wose ukaba urangwa n'ingingo yihariye yagaragarijwe mu ijambo ry'igiheburayo ryiganje mu migabane yose y'igitabo. Twamaze kuyabona aya magambo ane y'ingenzi: ngo ambuka, uhindure, ugabanye, unkorere. Ayo magambo niyo yagombaga kuranga Yosuwa mu bikorwa bye. Bityo rero imiterere n'imigabane y'iki gitabo ubwacyo yerekana ubutumwa bwacyo bw'ingenzi. Ibikorwa bikomoka ku Mana ntibyikora ubwabyo, ahubwo bisaba ko ubwoko bwayo buyibera indahemuka mukabasha kubikora. Ni ukuvuga ko dufatiye ku by'Imana yadukoreye byose, hakubiyemo n'ibyo yadukoreye byose, tudashobora kwikorera ubwacu. Turarikirwa gukora ibyo dushobora kwikorera ubwacu, ari byo kumvira iby'Imana dusaba gukora. Uko niko byahoze no mu mateka yera yose. Hari ibikorwa Imana idukorera, ariko natwe tugasabwa kugira ubushake bwo kumvira amategeko yayo n'ibyo itubwira. Uko niko byahoze rwose ku mateka yera yose, ni nako bimeze n'ubu ngubu. Urugero, amagambo asobanura ubwoko bw'Imana bwo mu gihe cy'imperuka aboneka mu Byahishuwe 14:12 yumvikanisha igitekerezo kimwe: kwizera icyo Imana yadukoreye, kandi ibyo bikaba bituma twumvira. Aya ni amagambo meza cyane atubwira ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana, bakagira ukwizera nk'ukwa Yesu. Ngiki cyo dusabwa: ukwihangana kw'abera kuri mu kumvira amategeko no kugira ukwizera, kandi atari ukwizera kubonetse kose, ahubwo kwizera nk'ukwa Yesu. Iki rero ni nacyo ubwoko bwa Isirayeli bwasabwaga igihe bwagombaga kuba bumaze kwambuka Yorodani. Ibyo bwagombaga gukora byose byagombaga kuba bishingiye mu kumvira Imana no kuyubaha no kwigengesera ku byo yategetse. Tekereza ku masezerano amwe n'amwe yo mu ijambo ry'Imana ukunda cyane. None se niki ugomba gukora mu ruhande rwawe kugira ngo akubere impamo? Hari amasezerano Imana yatanze. Kuyizera no kuyiringira ni kimwe, no kudusohorezwa ni ikindi. Ese wakunda akakubera impamo uyu munsi wa none? Ku rwacu ruhande niki tugomba gukora? Ese nkora iki, ukora iki kugira ngo aya masezerano atubere impamo? Reka Imana itugirire neza, iduhe ukwizera, iduhe gukurikiza icyo Imana yatubwiye, iduhe kugendera muri gahunda ikwiriye. Uko niko kuba inyangamugayo mu by'Imana, uko niko kuba bizerwa mu by'Imana. Iki shyanga rya Isirayeli ryasabwaga nicyo ngicyo, ni ukuyibera indahemuka. Nayo yari yaremeye yuko izababera Imana. Reka rero natwe bitubere bityo, tuyibere indahemuka, izatubera Imana. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, mwungere ubugingo bwacu, abana bawe turagushimye, turaguhimbaje. Urera urakiranuka. Reka uyu mwanya mwiza tukugirireho umugisha,
tukurongeraho amahirwe akomeye cyane, wadukoreye ibikomeye natwe turishimye, uhabwe icyubahiro. Reka rero abana bawe tukwishyira mu biganza kugira ngo utugirire neza, uturinde kandi uturindire. Tukwereka abadamu batwite, ubahe umugisha, ubarindire imbuto wabahaye, ubakomereze mu kiganza cyawe. Tuzi neza yuko uri mu kiganza cyawe nta wamupfufunuramo, reka ubagirire neza. Tugushyire mu biganza abadamu batandukanye cyangwa se imiryango itandukanye, data, itarabona abana kandi iri mu bwigunge, turayisabiye. Ubahe kwiringira amasezerano yawe no kuyizera, ubahe gukomera no gushikama, bumve ko bari kumwe nawe kandi bumve ko amasezerano yawe adahinduka. Tukwizeye nk'Imana, no kubikora uzabikora. Reka rero uyu mwanya mwiza abana bawe tukwereka abari mu mazu y'imbohe, tubasabira umugisha, ubahe kukunambaho no kugukorera, ubahe guhindukira no kureka icyaha no kukizinukwa, ubahe imbaraga zo gusaba imbabazi no kwatura amakosa yabo. Abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri turabakweretse, data, ubagirire neza, ubareme mu mutima mushya, ukorere mu baganga n'abarwaza abo baremwe nawe. Reka rero tukwereke urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, ubakomeze, ubahe imbaraga zo kwiga ijambo ryawe, ubahe umutima wo kumvira ibyawe, ubarinde guteshuka iburyo n'ibumoso, ubahe kuba intwari nka Yosuwa na Mose na Karebo. Reka ubakomereze mu gipfunsi cyawe. Ubuntu bwawe turabwizeye. Reka tubagushyira mu biganza kugira ngo igihe bapfukamye bagusaba ujye ubumvira. Uri Imana itajya idutererana, ngaho ugirira neza imfubyi n'abapfakazi. Reka twese uko tungana tukugirireho umugisha. Umwana wawe wese ufashe aka kanya akiga ijambo ryawe, umuhe umugisha, umurindire abe, umurindire n'ibye, umurindire impano wamuhaye zitandukanye. Kandi data, igihe aba bana bawe bose bapfukamye bagusaba ujye ubumva. Uri Imana, utugirira neza, ineza yawe tuyibona uko bukeye uko bwije n'uko bukeye, ntabwo tuyishidikanyaho. Reka uturemeshereze. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe n'ineza yawe byuzure imitima yacu, duhe guhaha no kuronka abana bawe berekeje uyu munsi, bakugiriraho amahirwe n'imigisha mu izina rya Yesu, amen.